kugenda gufunguka nangeje amezi 9 ugutwi kutumva na gake habamo ku bintu byawe byarifunze ukabanza ukanya kamwe ukavuga nk'inzogera zivugiramo ubundi byo bikavamo ugutwi kugatogota kumva ukajya kurimo gusamira kuvuga gusamira uburyo ikintu cyose bajyaga bambwira muri uku gutwi nabwo numvaga none nicanye haraze mbwira wambabare ukambwira icyo bavuze nabonaga muzamura amaboko ukabona sinzamuye nacyo numvaga ariko mu kanya gatangiye kumva numva utangiye kumva gake wakomeye Imana amashyi menshi uyu mwanya urumva utari ubu ndumva pe byafungutse haleluya muzajya mwihangana twe ntabwo dutura abantu hasi oya twebwe Mwuka Wera niwe yikorera iki gice cyawe cyo hepfo genda buhoro wibimbwira Mwuka Wera reka yivugire iki gice cyawe guhera kumanura hasi kirarwaye ariko nyir'ingabo Imana zalawata yabinida zetaki enewata Imana data wa twese wera guhera uyu mwanya iragukijije ikurinze kuba pararize ikurinze kubara mu nda yo hasi litaki boniya sansele bone glory Imana irakurengeye mama Imana irakurengeye hagarara hano igira hano ibihe byawe byose cyangwa ibihe byanjye byose bijya bijya gushima Imana ibihe byawe byose cyangwa ibihe byanjye byose bijya bijya gushima Imana kubera ko hari ibyaguhize hari ibyakudindije hari ibyagukubiranyije ariko Yesu ariko Yesu ariko Yesu ariko Yesu Amina. ndashaka kubyumva neza ndumva ashaka kubyumva neza ariko Yesu arahaseruka oya yarahaserutse cyangwa ntabwo yahaserutse hari igihe abantu bigeze gutekereza kutazongera no kubaho hari igihe amakuru yageze kuri Yesu abantu bakanayamubwira we ngo byarangiye ariko Yesu bakabona ko bitararangira Yesu akabona ko bitararangira abantu bazi ko Yesu yabonye ko ibyabo bitararangira ku buzima bwabo nibazamura icyubahiro cy'Imana Anihimbaza. Asifiwe. oya ntabwo byarangiye baduteze impanuka ngo dupfe maze nitwapfa turongera turatambuka turongera haleluya turongera tubaho turongera turavuga turongera turatambuka haleluya uyu mugabo rero umwikomezeho ntabwo nigeze mbona umuntu wamwikomejeho gikorwa n'isoni no oya n'impeta
ahimbazwe. Kadusome ijambo ry'Imana. Usomye mwiza yiruke we, yiruka mfashe. Nanjye ntabwo ndi butinde masaha yatujyana. Yohana 11. Yohana igice cya 11 umurongo waho wa mbere ugeze ku murongo usoze n'umurongo wa 26. Tugize vuba. Yes. Yeah, hallelujah. Wowe na Yesu nubuye bushuti mufitanye ku buryo uramutse utewe n'ikintu runaka wahita utabaza uti Yesu tebuka. Amen. Hallelujah. 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 Amen. Bashiki barasa batumiza kuri Yesu ati tebuka. Umushuti wawe, umushuti wawe, umushuti wawe. Ariko bwira mugenzi wawe Imana iguhe inshuti. Imana iguhe inshuti nzima. Hallelujah. Imana iguhe inshuti nzima ugomba kugendana nazo. Imana iguhe inshuti nzima ugomba gusengana nazo. Imana iguhe inshuti nzima ugomba gukomezanya nabo urugendo. Imana iguhe inshuti nzima. Umuntu uri bwisangeho ako kanya ukamuhamagara uti ibintu byadogereye. Imana ishimwe. Ibintu byadogereye. Yesu arababwira ati Lazaro, iyo ndwara arwaye si iyo kugira iti. Iyo ndwara arwaye azelewa tayahirira. Iyo ndwara arwaye ntabwo ari iyo kugira gute Kumwica. ntabwo ari iyo kumwica. Imana ishimwe. Hallelujah. 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 Arangije Lazaro arapfa. Kandi Yesu yababwiye ngo siyo kugira ute. Si iyo kumwica. Ntabwo ari iyo kumwica. Arangije arapfa. Baranashyira. Baranashyira. Imana ishimwe. Baranashyira. Igihe Yesu ahugukiye, vuga ngo ahugutse. Ahugutse. Yesu amaze guhuguka. Reka nkubwire, birashoboka ko wamuhamagaye cyane ariko agihuze. Turi abagabo bo kumuhamya. Hallelujah. Hallelujah. Hari igihe avugana nawe ukagira ngo urabyinjiramo ako kanya, tuvuge ngo amen. Hallelujah. Ariko abagihuze kuko abagukunda, kuko muba muri inshuti, kuko muba mwaramenyanye, kuko muba mukundana. Rwa rukundo rutari urwa nyirarurashwa, rwa rukundo rutarimo uburyarya, ahubwo ari urukundo nyarukundo. Imana ishimwe. Hallelujah. Yakwitegereza akabona ikigeragezo urimo ntabwo ari icyo kuguhita. Akavuga nahagera nonaha, nahagera ejo, nahagera ejo bundi mfite ubutsinzi. Ntacyo agomba kuba. Nahagera nonaha, nahagera ejo, nahagera ejo bundi. Kiriya kigeragezo ningereyo nzahita ngikandagira hejuru. Wavuze ngo amina. Nzahita ngikandagira hejuru. Kiriya kigeragezo si cyo kumwica. Buriya burwayi si ubwo kumwica. Buriya bugumba ntazabugumana. Buriya bushomeri ntazabugumana. Iriya nzara si yo kumwica. Kiriya cyangiro ntikizamuguma. Bariya abadayimoni ntiba
Yesu amaze guhuguka abwira intumwa ngo nimuze tujye kwa Lazaro. Amaze kane bamushyira nawe ngo tujye kwa Lazaro. Ubushize ntabwo uzi ko bashakaga kugutererayo n'amabuye, ariko Yesu agira amagambo meza we. Ariko abamenye Yesu mwamuzamuriye icyubahiro, abamenye Yesu ayiwene tokaya bini yasaya. Abamenye Yesu ntabwo tujya dupfa nk'abandi, abamenye Yesu ntabwo tujya turangira nk'abandi, abamenye Yesu ntabwo bijya biturangiza nk'uko birangiza abandi. Niba ubyumvise avugira ngo amina. Ariko Lazaro barapfa. Yesu amaze guhuguka bwira mugenzi wawe ngo Yesu arahugutse mu izina rya Yesu. Yesu arahugutse. Bivuga cyane ngo Yesu arahugutse. Yesu arahugutse. Mubwire ngo Yesu arahugutse kuri bya bindi byose yavuganye nanjye. Yesu arahugutse. Bya bindi byose yavuganye nawe arahugutse. Mana ishimwe. Arimbazwe. Ariko Imana ishimwe ko Yesu atajya yumva amabwire. Ariko murabona ko twakurikiye umugabo ukomeye. Ntabwo twibeshye. Ntabwo twibeshye. Urumva intumwa zagendanaga nawe zashatse nko kumuca intege. Ziramubwira ko nawe urabona ibintu bishoboka. Cya gihe bafashe amabuye ngo bagutere. Amen. Ngo bagire gute bagutere babe banakurikiranye. None uratinyutse usubirayo. Yesu arabwira ati rero ugenda nijoro arasitara kuko haba hatabona, ariko baza mu icyubahiro cy'Imana. Ugenda nijoro arasitara kuko hatabona, kubera yuko hatabona. Ariko ugenda habona ntabwo abasha gusitara. Ariko Yesu afite ibisubizo by'abantu baduhiga, afite ibisubizo by'abantu baturwanya, afite ibisubizo byose. Ibisubizo dufite utuvugane. Yawe hari
Yesu arahaza arahagera. Mariya aramubona ariruka, atuje gukora iki? Byararangiye, twaranamushyinguye. Yesu aramubwira ati niwizera, niwizera, niwizera urongera umubone, niwizera arazuka. Noneho Mariya yibwira ko amubwiye umuzuko, umuzuko w'imperuka do kugira imperuka izabera ko aribwo musaza wazazuka. Oya, uwo mwanya niwizera, uwo mwanya arazuka ako kanya. Ikintu kitwishe muri iyi minsi ni ukutizera. Ikintu kitwishe muri iyi minsi, ibintu by'Imana babigize agato, babigira akavuyo, babigira agatogo, babifata nk'ibintu biraho. Ariko ndagira ngo nkubwire, duhereye uyu munsi wa none, niwizera, ukizera Imana, ukava mu byo wigeze kumva, ahubwo ugafatiraho none ukizera, Yesu aragera iwawe, kandi nahagera ibyapfuye birazuka. Birazuka. Imana ishimwe. Amen. Twavuga ngo amen. Twaza muri cyubahiro cy'Imana. Ariko Imana yemere, Imana yacu yamamare, Imana yacu muyemere. Ni Imana ikora, ni Imana ishoboye, ni Imana y'imbaraga. Amen. Amen. Imana ishimwe. Uri Imana ikomeye. Oh, uri Imana ikomeye. Jehova, Jehova, ugizwe hejuru. Jehova, oh Jehova, uri Imana ikomeye. Aya masaha Imana ivuganye nanjye ngo mbwire abantu barushe, baruhijwe n'ubutayu bw'inzara, Imana irabagaburiye. Imana irabagaburiye. Yewe nigeze gusonza kugeza igihe ntetse ikiringiti, ikiringiti, kugira ngo abana babone kotsa byibura agacumbye mu rugo. Oh haleluya. Ariko sonzana isezerano, nasonzanye ikiyemu, ndakomeza ntegereza Imana, nirinda kwiyandurisha ibintu ibyo ari byo byose. Haleluya. Imana isohoza isezerano, Imana yamaze inzara. Imana imbwiye ko abantu bashonje, Imana ije gushyiraho iherezo ry'inzara. Niba mubyumvisha mutere haleluya. Amen. Amen. Uri Imana ikomeye. Uri Imana ikomeye. Yesu Kristo ushimwe. Abantu bankurikiye, abantu bari hano, Imana itanze urubyaro. Imana itanze urubyaro. Imana itanze urubyaro. Imana ibahaye guheka.
Imana ibahinduriye amazina. Hari amazina babitaga ayiweze liwataya bonesa. Wiwi doneta kine boneta. Imana itanze urubyaro. Imana nkorera, Imana igira neza. Baba ari uburwayi bw'umuntu wicaye, bwaba unkurikiranye kuri iyi cano Giharamagara TV, unkurikiranye wese, indwara yose urwaye Imana irayikijije mu izina rya Yesu. Haleluya. Niba mubyumvise mukomere Imana amashyi menshi. Haleluya, haleluya, haleluya. Uri Imana ikomeye, uri Imana ikomeye. Ikimenyetso cy'uko Imana ikijije indwara. Amen. Hari umuntu ufite ikibazo cy'amatwi. Mu matwi yawe hari hagiye guturukamo uburwayi bukomeye. Mu matwi yawe hari hagiye kuvamo kanseri. Ariko Imana nkorera libone shala bone dry. Ndi kubona doni wasikili bone dry. Uriza ya bone taki. Ndi kubona Imana yohereje marayika muganga. Umuganga w'umumarayika arimo arakora operasiyo muri aya matwi. Arimo arakora operasiyo muri aya matwi. Urakoze Mana kukijije. Urakoze Mana kukijije. Urakoze Mana kukijije. Urakoze Mana. Uyu muntu ari buhamagare agashima izina ryawe. Amen. Zamura icyubahiro cy'Imana. Haleluya. Tubwire ikintu Imana igukoreye aka kanya. Muri aka kanya nuvuga ko kugenda gufunguka nangije amezi 9 ubutwe kutumva na gake. Habamo ku bintu byawe byarifunze ukabanza ukanya kamwe ukavuga nk'inzogera zivugiramo, ubundi byo bikavamo ugutwi kugatogota kumva ukajya kurimo gusamira kuvuga gusamira uburyo ikintu cyose bajyaga bambwirira muri uku gutwi ntabwo numvaga, none ndicanye haraze mbwira wambabare ukambwira icyo bavuze. Nabonaga muzamura amaboko ukabona sinzamuye ntacyo numvaga. Ariko mu kanya gato ngiye kumva numva utangiye kumva gake. Wakomeye Imana amashyi menshi. Imana iguhumurisha mama. Haleluya. Komeza ufate nkubwire ibindi Imana imishuriye kuri wowe. Imana y'amahoro, Imana nkorera, Imana yampamagaye irambwiye ngo kuva ubayeho ntabwo wigeze wumva unezerewe ngo unezerwe wumve kunezerewe. Ibyo bintu nibyo cyangwa sibyo? Nukuri kw'Imana nkorera, nukuri kw'Imana niko bimeze. Nta kintu kinezeza ntacyo. N'abana
mva n'abana najyaga banezererwa ariko ubusingi banezererwa umutunga ibiganza Imana imuha umunezero Imana imuha umunezero Imana imuha umunezero Imana imuha umunezero uzamubwire mama Imana irambwira ngo guhera uyu mwanya ikuremeye umunezero guhera uyu mwanya Imana iguhaye ibyishimo guhera uyu mwanya ugiye kujya uryamusinzira ntabwo wasinziraga mama ariko Imana iguhaye gutuza iguhaye amahoro adatangwa n'abisi iguhaye umugisha udatangwa n'abisi Imana irakugaburiye Imana irakwambitse Imana iguhaye ijambo Imana iguhaye kwambara urugori Imana isobanuye ibidasobanutse ibyasaga nk'umuvumo wari waragose urugo rwawe guhera uyu munsi Imana ivumuye urugo rwawe Imana ikuyeho uburiganya ku rugo rwawe Imana ihinduye amateka ku rugo rwawe Imana iremye ibice ku rugo rwawe Imana iragusekeje Imana iguhaye gusazana umunezero nanjye maze igihe ni imyaka myinshi mfite ikibazo cy'amatwi hari n'igihe narize buri muri karitsiye naca ku muntu akavuga ngo wenda ngo namusuzuguye vuga cyane maranye igihe kirekire indwara y'amatwi si umwaka umwe si ibiri ni imyaka myinshi ndetse n'ikimenyimenyi kuri 23 z'ukwa gatandatu nari mfite randevu ya transfer ya CHK Ruguru ngezeyo barambwira ngo barimo bararebamo bakabona nta kintu kirimo kandi ubwo nari maranye iminsi imisonga ndi ku binini bigabanya ububabare barambwira ngo nta kintu bari bunkorere kindi ngo barankorera sirangaje barozamo no muri aya mavuriro yandi naragendaga bakozamo babona birabarambiye bampa rero transfer ya CHK Ruguru bagezeho n'ubundi batunzemo ibyuma zamura ijwi nagezeho batungamo ibyuma mu matwi barambwira ngo ho nivuzaga ngo n'ubundi ngo nta bikoresho bafite byo kureba mu matwi bo barebamo barebyemo babura umwanda barambwira ngo reka bozemo bozamo ntihagira n'ikintu kivamo ubwo rero ndashima Imana igaragaje nanjye uburwayi mfite kuri ino saha wakize n'ubundi ubwo bakoreye sirangaje iyo bakoze sirangaje numva gakeya ubu numvaga gakeya n'ubundi ariko hari igihu kibudika nkacunganwa n'ibituruka imbere yanjye uyu mwanya urumva utari ubu ndumva pe byafungutse haleluya eshatu haleluya 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 Imana ishimwe muzajya mwihangana twe ntabwo dutura abantu hasi oya twebwe Mwuka Wera niwe yikorera iki gice cyawe cyo hepfo igice kirarwaye ko sinzi icyo kirwaye genda buhoro wibimbwira Mwuka Wera reka yivugire iki gice cyawe guhera kumanura hasi kirarwaye ariko nyir'ingabo Imana zalawata yabinida zetaki enewata Imana data wa twese wera guhera uyu mwanya iragukijije ikurinze kuba pararize ikurinze kubora mu nda yo hasi litakiboniya sansele bone glory Imana irakurengeye mama Imana irakurengeye hagarara hano igira hano twagiye kora ibyo nkoze haleluya tera akaguru cyane tera akaguru kawe cyane tera akaguru cyane wigeze kugira indwara yo kuva imyaka irashira indi irataha yego cyangwa oya nibyo
barabyumva imyaka ingahe 4 uriya kotegisi zari zikibonekara byari byaragoranye ariko iyi Mana ikora imirimo mwayihaye icyubahiro ni icyayo cyangwa ntabwo ari icyayo guhera uyu mwanya Imana ikugize muzima Imana ikugize uzayikorera ikintu kuyikorera uyikorere uyibyinire uyitambire uyihe icyubahiro iguhe imbaraga nyinshi ubu ntazo ufite ariko yongeraho n'izindi ndazishaka yego izimuhe mu izina kugira ngo ayikorere mu izina Imana iguhe umugisha urakoze cyane genda wicare twakomera Imana amashyi